Yeah, Vamagam. Hey, welcome to the Squid Game. Murakazaneza mu Squid Game. My dear contestants. Yes, mwitabiriye murakazaneza. Nuko tutangiye. In the end, Atwerezo. there can be only one victor. Haza gutsinda umwe wenyine nyamara. Hatsinda umwe kwiherezo. No, Netflix original series. Yeah. I thought I was done with games. Happy mikino yanze ko nayivuye tayari. But they just keep pulling me back in. Ariko bano bantu bakomeza bamatiriza ngo ninyigarukemo. Mu mwaka wakurikiyeho cyagenze gute? Are you ready for the next challenge? Mwiteguriye kuza muri aya marushanwa akurikira? Rules are simple. Amategeko n'amabwiriza aroroshye cyane. Nta n'itegeko na rimwe rikomeye riri muri ibi ngibi. Win. Tsinda Or die. cyangwa suti. Uratsinda cyangwa suti. Bamagambo. Nogire n'umwe wizera tose no one. Wizera umuntu n'umwe. We're in hell here. Adelete mu kuzimu. Bamagambo. There's no rules in hell. Kandi kuzimu ni amategeko abayo. Habe n'amabwiriza reka tu. Wapi? Ahubwo uriyizera nawe ubwari wiyizera nturebe niyo safi. Nawe ubwawe wiyizera. Bivuze ngo ntabwo hari muri uvuga kuzimu hateye. Nimugenda mwakorera mukereye kuzajyayo. Reka ko ntabwo ari njyewe ukeneye kuzajyayo. Adelo, gutsinda ntabwo ari ibijyanye n'iki. Adelo kugira ngo wigarure n'ikuzo. Ishema bakwemere. Nyirako we. Bafe urihe. And I trust no one. Kandi ntugire n'umuntu umwe wizera ibyo byako kandi mukibuke. Ati niwizera n'umuntu n'umwe. Everyone here is just fighting for their own survival. Ati kubera yuko buri muntu wanga wari wese. Arimo arakorana ngo arebe kuyabaho. Money is just a number. Ati amafaranga ni ikintu kijyanye n'umubare ntabwo utuma turwanira amafaranga yacu. Survival is everything. Ntabwo kubaho survival is everything. Kubaho bisobanuye buri kimwe. Bamagam, Squid Game, Money Power, the House Wide, Perfect. Season ya kabiri nyibatamo. Nimwamenye? Naje. Waba uri umukunzi wa za filime cyangwa se utari we byanze bikunze ntabwo waba ugeze kino gihe utarumva yitwa Squid Game. 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 상금이 ni filime yo muri Korea y'Epfo yaciye ibintu ku isi yaba kubera igitekerezo cyayo nka filime, abakinnyi bayo hamwe n'umubare w'abayirebye nyirizina. 정신이 많이 없어요. 아직 뭔가 ino filime ikimara kujya hanze nyuma y'ibyumweru bitatu gusa yatangiye guca ibintu, aho umubare w'abayirebye wakomeje kugenda wisukiranya ku bwinshi, ari nako umuntu umwe ayibwira mugenzi we ngo ayirebe. Ariko se kandi reka twibaze tuti niye mpamvu kugeza ubu Squid Game ariyo filime yabaye iya mbere yarebwe cyane ku rwego rwo hejuru nkuko Netflix yabitangaje. Ese kuko abantu bose bakunze iyi filime, nibiki bitavuzwe kandi bidasanzwe wayimenyaho, byaba ari ibyaranze itegurwa ryayo, ikorwa ryayo cyangwa se kujya hanze kwayo? Wowe se wigeze ureba ino filime? Ikaze muri kino kiganiro cyacu cya none aho tugiye kurebera hamwe ibitaravuzwe kuri Squid Game. Squid Game yagiye hanze bwa mbere ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 y'umwaka wa 2021. Ikimara gusohoka hashize ibyumweru gusa bigera kuri bitatu, Netflix yatangaje yuko ino filime yabaye iya mbere yarebwe cyane ku rwego rwo hejuru. Konti za Netflix zigera kuri miliyoni 111 icyo gihe nizo zari zirimo zirareba ino filime, maze rero bihita biha guca agahigo kitwa Bridgerton. Iyi filime nayo ikaba yari ifite agahigo kuko ubwo yasohokaga yararebwe na konti z'abantu miliyoni 82. Iyi filime yitwa Bridgerton Squid Game yari ije gucira agahigo, ikaba ariyo mu Bwongereza, aho nayo yari filime yakunzwe cyane bigendanye n'inkuru y'umukobwa ukundana n'umuhungu, abo bombi batabitekerezaga, maze urukundo rwabo rukaba rwarakuriye benshi cyane bayirebye. It would be better if you refrained from thinking about me at all. Hanyuma tugarutse kuri Squid Game yacu, kugeza ubu ngubu niyo ya mbere mu bihugu 97 ku isi, ndetse ikaba ariyo filime yabaye iya mbere yo muri Korea y'Epfo yarebwe cyane muri Amerika kurenza izindi.
hanyuma ushobora kwibaza muri kano kanya uti ni gute ino filime iteye, niki cyatumye ikundwa cyane kurenza izindi? Iyi filime ikunzwe mu bihugu byinshi ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi, ishingiye ku mugabo uba ari umushoferi witwa Song Ji-won. Uyu nguyu rero akaba agaragara yaratandukanye n'umugore we, gusa ariko bafite akana k'agakobwa. Kubera uburyo aba ari umukene rero biramugora cyane guhura n'umwana we, ndetse banahura umwana we w'imyaka 7 bikagaragara rwose ko amufitiye impuhwe zikomeye. Uyu mugabo aba afite imyenda myinshi cyane itabarika, kandi ubuzima bwe bubabaje cyane, dore ko abantu bose baba bamubona nk'umuhombyi. Uyu rero kimwe n'abandi bantu bagera kuri 455, ni ukuvuga yuko ari wa 456 baba bafite amadeni menshi bashaka kwishyura, ariko kandi bose barabuze uko bishyura. Aba ngaba baba bahora batotezwa nabo bafitiye amadeni, aho buri umwe muri aba abatekereza kandi yibaza icyo yakora kugira ngo abashe kwishyura. Iki gihe rero nibwo bahura n'umugabo usa n'uba yiteguye kubacungura, yarangiza akabaha nimero buri umwe wese ku giti cye, maze akabasaba yuko bazamuhamagara akabereka uko babona amafaranga. Abagabo n'abagore bagera kuri 456 bajyanwa ahantu batazi, barangiza bagacungwa n'abagabo batagaragara mu maso yabo, dore ko abangaba bacunga baba bambaye maske, hanyuma bagahabwa amabwiriza yo gukurikiza. Umukino wa mbere wo muri Squid Game aba ari ukwiruka, hanyuma bavuga guhagarara umuntu wese agahagarara, yakongera kwinyeganyeza rimwe gusa ako kanya bakahita bamurasa agapfa. Abakinnyi baba barinzwe n'abantu bambaye maske nk'uko twabibonye mu maso, ku buryo umuntu atamenya umurasa ahantu arimo arava. Abakinnyi rero barakomeza bagakina, ariko kandi bafite ubwoba kugeza ubwo iminota irangira, hanyuma abantu bose basigaye mu kibuga bakirimo gukina batararangiza bakaraswa bagapfa kugeza nyine bose barangiye, hanyuma bagakomeza batsinze. Bava muri uyu mukino wa mbere barakaye cyane, kuko bataba barabwiwe yuko uzatsindwa azicwa, ari nabwo rero bavuga yuko bagiye kwigendera. Bose bemeza kugenda, maze bakava muri iki ngiki wakwita ikigo, aho baba bameze nk'abantu bashimuswe kuba batarahawe amabwiriza yeruye y'uburyo imikino yabo izagenda. Nyuma yo guhura n'ubuzima busanzwe bwo hanze rero bwuzuyemo imyenda ndetse no gutotezwa, mu kiganiro na Netflix, umwanditsi w'iyi filime yavuze yuko umushinga wayo wari ugukora ibirangira atari ibintu bizakomeza. Uyu mwanditsi w'iyi filime akaba yaravuze yuko ubwo yayandikaga atarazi yuko ari filime izaba seri, dore yuko n'izindi filime zitandukanye yari yaranditse zirimo nk'itwa Silenced hamwe na The Fortress, kandi zose zakunzwe ari filime zagiye zirangira. Uyu mugabo kandi niwe wanditse filime yakunzwe cyane muri Korea yitwa Miss Granny, aho ino filime ifatwa nk'imwe muri filime z'ibihe byose muri kiriya gihugu. Uyu mugabo witwa Han kandi mu kiganiro yagiranye na YouTube ya Netflix yitwa Still Watching Netflix, akaba yaratangaje ko muri ino filime mu bice by'umwimerere byayo batari barapanze uriya mupolisi witwa Junho ubukina ashaka gutanga amakuru y'ibera aho abakinnyi baba bari. Uyu mwanditsi akaba yaravuze ko igice cy'uriya mupolisi ari uko yatekereje yuko kizakundwa, hanyuma aza kucyongeramo nyuma. Umugore ukina muri ino filime wiyahura agapfana n'uwitwa Sebyok, handi babageze umukino w'ibirahure, buriya nawe akaba yarajemo nyuma uko iriya role bamuhaye yari yahawe umugabo. Umwanditsi w'ino filime ariko akaba yaravuze ko ngo yasanze kuyiha umugore ari byo bizaba byumvikana neza, hanyuma rero uriya mugabo aza gusimbuzwa n'umugore. Inzugi zigaragara mu mukino wa mbere muri ino filime zerekaga uwari kubyitaho muri aba bakinnyi yuko yaza kwitegereza neza kandi akabasha kureba, yari kubona indi mikino itandukanye bazakurikizaho. Iyo witegereje neza kuri zino nzugi zigaragara mu mukino wa mbere, ukaba ubasha kubona imitaka, utu tunyenyeri hamwe na za triangle zitandukanye, byose byerekana yuko iyo umuntu abasha neza kwita ku byerekeranye n'uru rugi, yari kubasha gutekereza ndetse no kwitegura indi mikino izakurikira. Iki gipupe kigaragara mu mukino wa mbere ni igipupe cya nyacyo, kandi abantu bakaba bashobora kugisura. Iki gipupe kinini kugeza ubu ngubu umuntu ashobora kugisanga ahitwa Jincheon. Ahangaha rero akaba ari mu ntara iherereye mu cyaro mu gihugu cya Korea y'Epfo, aho ari amasaha 3 uvuye mu mujyi wa Seoul. Abantu benshi nyuma y'iyi filime bakaba bajya gusura aho kino gipupe giherereye, ndetse ishusho yacyo ikaba ari kimwe mu bintu birimo gushyirwa ku bikinisho by'abana byinshi muri Korea. Ukanongeraho yuko kandi ino sura yacyo irimo no gushyirwa ku mipira itandukanye abantu bakuru bakomeza kwambara.
Nyuma y'iyi filime yitwa Squid Game, izindi bijya kumera kimwe nazo zikaba zaratangiye guca ibintu kuri Netflix ndetse no kurebwa cyane. Netflix yatangaje ko filime zifite aho zihuriye nayo zirimo nk'iyitwa Alice in Borderland y'Abayapani, kimwe n'iyitwa Sweet Home nayo mu gihugu cya Korea y'Epfo. Izi filime nazo zatangiye kurebwa kandi zatangiye gukundwa cyane kuri Netflix mu buryo butari bwarigeze bubaho. Uriya mukobwa Jung Ho-yeon, umukobwa benshi bakunze muri uyu mukino wo mu buvuga amagambo makeya cyane kandi adaseka, nibwo bwa mbere yarakinnye filime burya mu mateka ye. Ubundi uyu mukobwa yari yarabanje kuba umunyamideli, akaba kandi yaranagaragaye ku binyamakuru bitandukanye birimo nka Vogue, byose byamaze bijyanye n'imideli. Kuva rero yagaragara muri ino filime kugeza ubu, uyu munyamideli yungutse amamiliyoni y'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, aho rero kugeza ubu ngubu ariwe mukinnyi wa za filime ukunzwe cyane muri Korea yose kurenza abandi, nubwo nyamara Squid Game ariyo filime ye ya mbere yaragaragayemo. Uwanditse ino filime yatangaje ko akibona uyu mukobwa ahise amenya yuko neza isura yari yakeneye, maze arangije ahita amwegera amubwira yuko azamuha icyo yifuza cyose, ariko kandi akemera kugaragara muri ino filime. Mu bindi bintu bitangaje ushobora kumenya kuri Squid Game ni uko wagombaga gutsinda uno mukino mu gutangira filime. Gahunda yari uyu mukobwa, ariko kandi kuko byari byagaragaye yuko azagira igikundiro cyinshi mu bandi bakinnyi, bikaba byaratumye uno mugabo Jiwon ari utoranywa nk'uzatsinda nyuma. Kugeza ubu hari imikino irenga amamiliyoni, ni ukuvuga amagames atandukanye yagiye ashingwa bigendeye kuri ino filime ya Squid Game, aho ndetse hirya no hino ku isi kugeza ubu abantu batangiye kwigana ino filime mu buryo bukomeye. Muri ino filime Squid Game kandi handi umukino wa nyuma aho abantu baba bagenda ku birahure, burya n'ubundi hari harehare. Abakinnyi b'ino filime bavuze ko ari nka metero 1.5 kuva hasi ugera hejuru aho bari, ibintu byabateye ubwoba bwinshi, ariko kandi bikanabafasha gukina, dore ko bose bagaragazaga ubwoba ku rwego rwo hejuru. Muri kano kanya rero, nyuma yo kumenya byinshi bitandukanye wamenya kuri Squid Game, ushobora kwibaza uti ese abantu bose bakunze iyi filime? Bimwe mu bitaravuzweho rumwe ni uburyo iyi filime yaciye agahigo ku isi, aho kugeza ubu ngubu bamwe bavuga yuko ari imwe muri filime nziza cyane zabayeho, ariko kandi bamwe na bamwe kandi benshi nabo bakagaragaza yuko atari byo, bakavuga yuko filime nziza mu zabaye ku isi rwose Squid Game itarimo. Bamwe bo bajya banavuga yuko yakabirijwe cyane bitandukanye nuko igaragara, ubwo ahangaha ariko bikabyumvikanisha yuko nyiri kureba ari ushobora kujajinga cyangwa se kuba yatanga amanota bitewe nuko abonye ino filime. Reka noneho twibaze tuti ni ibiki bitavuzweho rumwe muri ino filime? Ikintu cya mbere kitavuzweho rumwe muri ino filime ni uko benshi mu bafana batekereza yuko iyo umuntu yakinnye neza cyane cyangwa se yakunzwe muri filime, aba agomba no gusoza neza cyangwa se nanone yanapfa urupfu rwe rukazahorwa. Gusa nanone kuri wa mukobwa Sebyo twabonye ntabwo ariko byagenze, kuko urupfu rwe rwatunguye benshi cyane, aho bamwe batekereza yuko atakabaye yarapfuye, abandi bagatekereza yuko nyamara nubwo yari kuba yapfuye urupfu rwe rwari guhorwa. Ikindi kintu cya kabiri kitavuzweho rumwe muri filime ya Squid Game, hari umusaza ugaragara ku mukino wa nyuma w'ibirahure, aho uyu musaza aba agaragara nk'inzobere mu bijyanye n'ibirahure. Abafana nayo bavuze yuko atakabaye yarapfuye, kuko kuba yarazi ibijyanye n'ibirahure ntacyo we nk'umuntu byamumariye, aho benshi bavuga yuko yakabaye byibuze yarageze kuri finale. Ari ugaragara nk'umunyantege nkeya cyane kandi w'umutima mwiza muri Squid Game, ni ikindi kintu cya gatatu kitavuzweho rumwe muri ino filime. Abantu benshi babajwe cyane n'urupfu rwe, dore ko bari baranerekanye umuryango we, aho bamwe bavugaga yuko rwose atarakwiriye gupfa, kwaho kugira ngo apfe uyu nguyu witwa Sang-Ho n'ubundi yari gupfa, dore ko n'ubundi byarangiye apfuye. Abantu benshi rero bakaba bavuga yuko Sang-Ho iyapfa ariko kandi Ari ntapfe ntacyo byari kuba bitwaye. Ikindi kintu cya kane kitavuzweho rumwe muri filime ya Squid Game ni uko ibara ry'imisatsi ya Jiwon hamwe n'uburyo yitwaye amaze gutsinda ari ibintu bitashimishije abakunzi biriya filime nyirizina. Benshi bavuga yuko yakabaye yarishimiye gutsindira ariya mafaranga kandi akanita ku miryango y'abari kumwe nawe, dore ko bose bari bahujwe no kugira imyenda, kandi kukurikije amafaranga yari afite iyo yifuza gufasha imiryango yabo ari ibintu byari kumworohera cyane.
Ikindi kintu cya gatanu cyavuzwe muri ino filime ni uko benshi mu bayirebye bavuze ko ibintu byayo bitinda cyane ku buryo byari koroha yuko iba filime irangira aho kugira ngo igirwe amaseri, dore ko n'ubundi kugeza uyu munsi hagitegerejwe seri yayo ya kabiri.